vuga amagambo y'uko nanjye nayikoze ngo gutunga no gukwanyu gutunga no gukwanyu gutunganirwa n'ubukwanyu mabyeyi bagejeje bivuga gucyuhira gutunganirwa n'ubukwawe babyeyi komeza nyibishira kundeba gutunga no gutunganirwa n'ubukwawe mabyeyi n'ubukwanyu gutunga no n'ubukwanyu mabyeyi rero muratitire yishiramo gutunga no umutima udutemba y'amafaranga upfundikira narasavuga ko tubona cyo amafaranga ari mapfundikira ubu harazamo amafaranga ko ndumva uri umudamu wasa urakunda pfundikira namaze kwemera ariko ntuga uretse kuncika ndaje umaze akantu kamwe fundura neza ufundura neza waba ufundura na hano burafundura kata aho ngaho siko mfite ubwo kata na hano kata neza kurahi uzaga kurahi amafaranga kurahi wamuki basi turebe amatungo ndawubonye umutungo ndawubonye vuga umutungo ndawubonye amafaranga sabara ko amafaranga sibidi amafaranga sikirime wamuki nakize yanjye yose nakize icyo mubwiye wamuki ndabibonye umutungo nawubonye hano amafaranga nabonye amafaranga umutungo nawubonye banze ubyumva byakuvuga wamuki nawubonye rwose ntabibonye rwose uretse turebe vuga nagabasega tupfundikira ibyawe mwibariza uburo n'ibyawe mukanya naje vuga utanga ubutunzi bwonyine cyangwa n'ibindi ukora nakize pe abari mu mahanga bifashisha iki cyangwa usha abari mu mahanga babafasha iki bano kuri WhatsApp ubwo cyenda kiriho prince 450 kode y'u Rwanda hose mu bice bigiye bitandukanye si myinshi nanone zikoze inkuru y'abantu batanga umutungo uno munsi no kuri telefoni wa mudamu mwabonye wakoze ibikomeye agahindura ubuzima umugabo n'umugore kuri uno munsi turi kumwe n'umushumba avuye mu nka ariko yavuze ati ishyagara shaka uwo hari kuko nomero zanjye ziba ziri ku kiganiro baramamaga ati iki turayiguha muganga na mu mutungo ibintu bishira kuri televiziyo abantu bose babireba ndeze neza turi kumwe turanye umwanya ukimbwira ati ntabwo nizeye akagiye kwakira umutungo uriyumva ndumva ko nshaka umutungo kabisa nanjye yarambwiye ngo umutungo ngo arawuma yaje gute ubundi mwahuriye gutyo nyine abambwiye kuri telefone hari umuntu utanga umutungo kabisa ngo watse nomero ati usanga nomero ye mwihamagarire ndamuhamagara yakubwiye ibiki n'ibiki yambwiye ko nzategura ikarito ngo na scotch n'urwembe none se yanyuma mbere yuko akubwira iyo ngiyo ni amafaranga yabanje kumuha nari namuhaye ibihumbi 90 yanyemereye ko ngomba kumenya 93 n'igice cy'icumi uramwoherereza ukimera ukamwohereza gusembuka ko bishoboka numvaga rwose bitabishoboka ko numvaga byashoboka ndaboneka nta kibazo nashakishije nyiri amafaranga ndagerageza wavuze ko uri umushumba imyaka ingahe ndi umushumba rwose maze imyaka myinshi cyane wavuze ati ngiye vuba bose atansanga no kanya ugiye gukira ahubwo ugiye vuba ahubwo mu kanya yawe yabaje umuganga avuga ati isaha y'amezi irageze ngo nzajya hagati y'ikingo y'ibigori hagati y'ibigori n'amazu ubundi turemo hehe niyo hano n'ubundi igipangu kiriho pariyeri ntabwo ari gukoresha telefone umuryango reka turebe ngaha ahamagara tubanze turebe
bakunze ikicamo ikiyemo hano none se none nabonye amafaranga ndashobora kugira ngo noneho n'ikarito nayiteguye na skoce n'urwego uko wabimbwiye ni wa muhungu wigeze kuvugana cya gihe usaba umutungo ibikoresho nabiteguye ko wabimbwiye byose nabiteguye ndabafite yego yego fata inoti imwe imuvaho ishyiraho mu gutunga no gutunganwa n'amafaranga yego yego kubyo bakubwiye mugabo wiriwe ndi umuturanyi w'uno musore ngo ugiye kumuhindurira ubuzima baretse gukora iyo kubwiye kato ugenda ukira waza ukora mu gihugu yego komeza umubwira bikore noneho mugabo ko yego abwira yego yego vuga amagambo y'uko nanjye nayikoze ngo gutunga no gutunga no gukwanyi gutunga no gutunga no gukwanyi gutunga no gukwanyi mabyeyi bagejeje bivuga gucyugira gutunga no kwa babyeyi ehe komeza nyine ushira kundeba se gutunga no kwa babyeyi no kwanyi gutunga no kwanyi mabyeyi rero muratitire ushiramo gutunga no umutima ugitemba y'amafaranga pfundikira narasabaga ko tubona cyo amafaranga arimo arapfundikira ubu harazamo amafaranga koko ndumva uri n'umudamu wasa sura kunda pfundikira arimo arashyira scotch kanze ndebe nawe nasutamo ashyiraho naho ngo hino yarangije ku ruhande ngo pfukama hasi yapfukamye ikorere batsikoreye nishimiye kwakira umutungo yititsira nyine tereka ko kizamenye ndakireba nanjye yego yamanuye abikoze usubira kurara nduranye gira neza iyo njya mbibona ko bibaho namaze kwemera ariko moga uretse kuncika ndaje umaze akantu kamwe fundura neza waba ufundura na hano burafunda kata aho ngaho siko ufite ubwo kata na hano kata neza akurahiye uzabe akurahiye amafaranga akurahiye wamuki basi turebe umutungo ndawubonye umutungo ndawubonye moga umutungo ndawubonye amafaranga sikirime nakize yanjye yose nakize ndabibonye umutungo nawubonye hano
amafaranga nabonye yakoraho nabonye amafaranga umutungo nawubonye banza ubyumva byakuvuga wamuke nawubonye rwose nabibonye rwose uretse turebe uretse Moga uretse gapfundikira ibyawe mwibariza ubwo n'ibyawe mukaya naje Moga utanga ubutunzi bwonyine cyangwa n'ibindi uko kize pe abari mu mahanga bifashisha iki cyangwa usha abari mu mahanga babafasha iki bano kuri WhatsApp ubwo ugukeneye shyiraho +50 kode y'u Rwanda